mu isi turimwo, kuri muntu wese uri hantu hose, twese hamwe turi mu ntambara igoye kandi twari imbaraga nyinshi z'ibitekerezo z'umubiri bikabije cyane ndetse biteye ubwoba. Yego wabyumvise, wanka wemera uri mu ntambara y'uko urwana n'umwanzi wawe, ndetse akaba ari umwanzi twese turwana nawo, ubukene. Ku mubumbe wacu isi birazwi neza, rubanda rwose, umwana, umukuru, umukobwa, umuhungu, muremure, mugufi, ko mu muryango mugari twese hamwe dufise umwanzi rusange, ubukene. Ndetse uwo ubukene bwibasiye bukamukubita inyundo yo kugira icyo akenera, akagira inzara, akabura ibyangombwa, uyu muntu muri sosiyete cyangwa se mu muryango mugari yitwa udafise icyubahiro, nta gaciro agira, nta bwiza agira, ndetse n'ijambo rye ryumvikana. Ijambo ubukene riri mu magambo avugwa inshuro nyinshi ku isi, kuko icyo dukora tunavuga akenshi biba byiganje mu ntego yo kwikiza uwo mwanzi ukomeye cyane, ubukene. Mu by'ukuri biratangaje kandi biteye urujijo. Kuki mu bantu hariho abavuga ko bifite, abandi ngo nta bakene? Ubukire buva he? Ubukene buva he? Ko mu nyamaswa bitabaho. Urugero nk'inyamaswa nini cyane irya byinshi ndetse itarazana ingaruka ku isi nk'abantu, inzovu, kandi ariyo nyamaswa irya byinshi cyane. Yego ni koko, abantu turi babi, twigiraho ububi, tubigira no ku bandi. Bitandukanye n'inyamaswa, akarorero imbwa ni inyamaswa ikunda inyama cyane kurusha n'umuntu. Iyo ihaye inyama irarya, izindi zayegera igahuma. Ariko iyo imaze guhaga, iya mbwa irareka za nyama uko zaba zingana kose ikazirekeraho, maze izindi zifite intege nke zikaza zikarya za nyama. Bitandukanye n'umuntu, abasha kurya ikiro kimwe cy'ubugari ari umwe, arakijya agahaga, yamara guhaga agafata amatoni akadepa agashyira mu nzu ye, mu gihe ku ruhande hariho undi muntu mugenzi we yishwe n'inzara yabuze uko abigenza. Ubukene rero busa nk'aho ari igihimbano cy'ikiremwa muntu. Ese koko bubaho cyangwa ni ibitekerezo by'abafilozofe? Yego, twisunze ubushakashatsi bwakozwe n'umusore w'umuhanga w'inzobere bitwa da Professor Wilson, yaravuze ati ubukene ni ingaruka yo kwikunda kwa bamwe n'ubugome bwabo. Yarakomeje mu bushakashatsi bwe aravuga ati ni ukuri, nibyo, ntabwo woba umukire utishe. Niba ufite toni y'ifu hano ku isi, nuko hari ahantu runaka abantu benshi cyane bashonje bishe, kubera ko ibyari kubatunga wabitwaye. Akenshi kugira ngo uyu mwanzi wacu ukomeye nzara tumwirukane, bidusaba imbaraga nyinshi cyane kugambanira abantu n'ibintu. Nayo mpamvu abantu benshi n'amatungo menshi bihora byicwa ubw'agashinyaguro kugira abandi babeho. Si igitangaza kumva Ukraine na Russia biriko biragwana, si igitangaza Israel na Gaza, si igitangaza mu gihugu cya Kongo guharamo intambara, si n'igitangaza impamvu Burundi n'u Rwanda bihora bishamirana. Ibyo byose ni ikiguzi cyo kugira birukane ubukene. Ndetse ni nayo mpamvu imyaka 400 yose abanyafurika bagizwe abacakara n'Abarabu, nyuma yaho abakorone b'Abanyaburayi. Ese koko ubukene buzashira? Ese ubusumbane buzashira ku isi? Isa nkaho ari ibintu bidashoboka, ibizashoboka ndetse n'ibyo nashoboka kuko bitanashobotse. Yari Nsabimana Moses, murakoze kudukurikirana kuri kino kiganiro. Nsengiyumva Stefano niyo mazina yanjye, wakoze kudukurikirana, ikaze.